yorosa neza, afite ibyo kurya bihagije muri firigo, afite amafaranga kuri konti, afite imodoka agendamo, urugo rwe rumeze neza. Ukurebesha amaso y'umubiri ntashobore gutahura umubabaro uri ku mutima wawe, ntashobore gutahura weposa karamasa, ntashobore gutahura ibihe urimo kunyuramo, ntashobore gutahura agahinda kari ku mutima wawe. Hari n'ukureba uri umukozi w'Imana, ukorera Imana, wuzuye umwuka wera, ubwiriza ubutumwa bwiza, uvuga ijambo ry'Imana, uhumuriza abantu, akavuga ati uriya we nta kibazo afite, uriya we byarakemutse, uriya nta ngorane.